Yes, baha ikaze rero mwe nshuti bakunzi ba Isoko TV ni ya sheni yanyu n'ubundi isanzwe bagezaho amakuru ku buryo busesenguye, ku buryo bwiza kandi ku buryo buri wese abasha gusobanukirwa na geopolitiki ihari hirya no hino ku isi n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Baha ikaze rero kuri uyu munsi, reka duse nkaho tugaruka ku ntambara imaze iminsi cyangwa se imaze amezi cyangwa se imyaka isa nkaho yibagiranye, kandi ari intambara mu by'ukuri yari yatangiye ifite ibyo navuga amakuru menshi atandukanye bigendanye n'ibyari biri ku isi muri icyo gihe mu 2022. Uyu mwaka rero turimo umwaka wa 2026, intambara mu by'ukuri imaze imyaka 4 iri kuba, ikaba iri guhuza igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine. Ariko hari ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza kuri uyu munsi, bavuga bati se iyi ntambara iri kugana ku musozo cyangwa se ahubwo iri kwinjira mu kindi cyiciro gikomeye, cyangwa se izaba intambara ihoraho cyane, izaba intambara ishobora kumara imyaka 20, izaba intambara ishobora kumara ikaba intambara y'ubuziraherezo, intambara abantu benshi bazi cyane zitwaga za Kurozade mu myaka yashize. Hanyuma ibyo rero nibyo tugiye gusesengura, kuko kuri ubu ngubu hari ibintu bibiri biri kubera icyarimwe ukurikije uko bimeze. Ku ruhande rumwe, abasirikari b'Uburusiya baracyakomeje gushyira igitutu ku ngabo za Ukraine, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine, n'ubundi ari uruhande intambara isa nkaho yiganje. Ariko ku rundi ruhande, Ukraine nayo yatangiye kongera kwigarurira tumwe mu duce yari yarambuwe, ndetse ikomeje ngo ibitero bya drone n'imbunda zirasa kure imbere cyane mu Burusiya. Hano rero reka turebe ibintu bitanu by'ingenzi kugira ngo umuntu yumve aho intambara igeze, kuko benshi basa nkaho iyi ntambara bayirengagije, kandi mu by'ukuri intambara ikomeje kubica bigacika hariya mu gihugu cya Ukraine, ndetse ishobora no kuba yaragize ingaruka zitandukanye ku bibera hirya no hino ku isi. Mbere na mbere tugiye kubanza turebe ese ku mirongo y'urugamba byifashe biti. Ikintu cya mbere abantu bagomba kubanza kumva nuko nta ruhande ruratsinda iyi ntambara mu buryo budasubirwaho. Icyo abantu babanza bacyumve neza. Uburusiya kuri ubu buracyagenzura igice kinini cy'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba no mu majyepfo y'icyo gihugu. Mu ntangiriro rero z'imyaka turi mu 2026, ubwo intambara irinjira umwaka wayo wa 4, bwari buri kugenzura hafi 1/5 cy'ubutaka bwa Ukraine. Ukraine ni igihugu kimwe mu Burayi, gisanzwe gifite ubuso burengaho gato kilometero kari mu 600 n'utundi tubare turengaho inyuma, byumvikane ko aricyo gihugu mu Burayi utabariye mu Burusiya. Ariko muri uyu mwaka hagati hasa nkaho habaye impinduka ku buryo bukurikira. Ku itariki 12 Kanama, ubwo ni mu minsi 2 ishize, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo za Ukraine zari zimaze kongera kwigarurira kilometero kari 745 zirimo uduce cyangwa se udukaritsiye 26 two muri Donetsk, mu gace ka Zaporizhia, ndetse n'agace kitwa Dnipropetrovsk. Itsinda rero rya Deep State ryo risanzwe rikurikirana urugamba ryemeje ko Ukraine yasubiranye uduce twinshi muri ako gace, nubwo imibare yose yatanzwe na Kiev itaragenzurwa ku buryo bwigenga, ku buryo ushobora kuba wakemeza ko iyo mibare yatanzwe n'ubutegetsi bwa Kiev yaba ariyo. Abantu bakibaza bati se ibi bisobanuye iki, cyangwa se bivuze iki, ukurikije uko dosiye zihagaze cyangwa se uko mu mirongo y'urugamba bimeze. Uburusiya baracyafite ubutaka bwinshi bwigaruriye, cyangwa se ubutaka bunini bwafashe, ariko Ukraine yo ntabwo nayo yigeze ihagarika kugerageza gusubiza inyuma igihugu cy'Uburusiya muri iyi ntambara. Hanyuma ikindi gihari, abantu bashobora kwibaza bati se mu by'ukuri ndiri gutsinda intambara, ko abantu benshi bagenda bavuga amakuru menshi atandukanye, wakibaza uti ninde mu by'ukuri uri gutsinda iyi ntambara? Iki ni ikibazo mu by'ukuri kigoye kugisubiza ukoresheje ijambo rimwe, ariko Uburusiya bufite abasirikare benshi, intwaro nyinshi, kandi iki gihugu kiracyashyira igitutu gikomeye mu mijyi y'ingenzi y'igice cya Donetsk. Ukraine nayo irasa nkaho iri gukoresha uburyo bwo kwirinda ndetse no kugaba ibitero ahantu Uburusiya butatekerezaga ko bwagera rwaho, cyangwa se Ukraine ahantu ishobora kuba yahagera. Ni ukuvuga ko urugamba mu magambo make ruracyari
ntabwo kimeze nk'uko byatangiye. Ubu ngubu ahagezweho abantu baba baribaza ati mu by'ukuri ninde uri gufata imijyi? Ntabwo bikimeze gutyo, ahubwo urugamba ruteye muri ubu buryo. Ninde ushobora gusenya ubushobozi bw'ubundi bwo gukomeza intambara? Ikintu abantu bacyumve neza kandi bagitekereze bagishyizeho n'umutima. Aha rero niho modern warfare cyangwa se intambara zigezweho zizira za ntambara zirwanwa n'amamashini, noneho reka mvuge gutyo, za drone ntabwo zihita zinjirira. Ukraine yiri kugaba ibitero ku nganda za peteroli, igagaba ibitero ku bubiko bwa lisanse, ku byambu ndetse n'ibindi bikorwa remezo biri imbere mu gihugu cy'Uburusiya, ahantu abantu benshi batatekerezaga ko iki gihugu cya Ukraine gishobora kuba cyagera. Ubu ngubu niho iki gihugu cya Ukraine kiri kubasha kuba cyagera mu gihugu cy'Uburusiya. Kuri uyu munsi turimo dukora iki kiganiro mu wa 14 Kanama, drone za Ukraine zageze ku ruganda runini rwa peteroli ruherereye mu gace kitwa Saravati. Ahangaha ni mu bice byitwa Bashkortostan. Aha n'ahantu nko mu birometero 300 uvuye muri Ukraine. Ni kimwe mu bitero byinshi rero mu bikorwa bya peteroli by'Uburusiya mu minsi mike ishize. Igihugu cya Ukraine kiri kubasha kuba cyageraho kikabasha kuba cyasenya ubushobozi mu by'inganda bw'igihugu cy'Uburusiya. Intego ya Ukraine nayo kuri ubu kuri ingingo irasobanutse. Niba tudashobora gutsinda Uburusiya ku mirongo y'urugamba, reka tuyikubite no ku bushobozi bwe bwo kubona amafaranga ndetse no gutanga ibikoresho. Ingingo ya gatatu, reka nayo wenda tubashe kuba twayigeramo. Ingingo ya gatatu muri iki kiganiro cyacu. Igihugu cy'Uburusiya nacyo gisa nkaho cyahinduye uburyo bwacyo bw'intambara. Igihugu cy'Uburusiya, Uburusiya bukomeje cyangwa se bwahinduye umuvu no gukoresha drone nyinshi. Bakoresha za bombe nyinshi ziyoborwa mu kugaba ibitero ku mijyi ndetse no bikorwa remezo by'igihugu cya Ukraine. Aho mu minsi ishize bibasiye umujyi wa Kiev, bibasira umujyi wa Kharkiv, bibasira umujyi wa Odessa ndetse n'umujyi wa Zaporozhye. Aho hose babasha kugenda bahibasira ndetse barahatwika mu buryo butandukanye. Ku ruganda rwitwa Zaporizhzhia ndetse muri Zaporozhye, ubwo ni oblast cyangwa se intara cyangwa se leta uko wabyita, niko muri Ukraine babyita. Igitero cyo ku itariki 10 Kanama cyahitanye abakozi 7 igikombe ndetse nibura abakozi 24 muri Ukraine. Ukraine yavuze ko mu ntwaro zakoreshejwe harimo misile zo muri Korea ya Ruguru, nubwo ubutegetsi bwa Moscow bwo butigeze bubasha kuba bwabyemeza. Aha rero niho hasa nkaho hari ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine. Iki kibazo giteye gite? Hari ikigendanye n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ni ukuvuga intwaro zirasa misile na drone ziturutse mu kirere. Ukraine yikomeje gusaba cyane misile za Patriot kugira ngo ibashe kurinda imijyi yayo ndetse n'ibitero byo mu kirere. Kuri ubwo buryo rero intambara iri kugenda ihinduka. Ntabwo rero ikiri intambara y'abasirikare bari ku mumyo gusa cyangwa se za trench cyangwa se indake. Ni intambara ya drone, ni intambara ya misile, mu by'ukuri ni intambara ya electronic warfare ndetse n'inganda. Kugira ngo icyo kintu cyo abantu baracyumva. Hari ikindi rero gisa nkaho ari ingingo ya 4. Hari ahandi hantu mu by'ukuri hateye kwibaza muri intambara. Aho hantu ni mu nyanja y'umukara. Muri nyanja y'umukara Ukraine n'Uburusiya ari ibihugu bikomeye cyane mu kohereza ingano hirya no hino ku isi. Isoko mpuzamahanga birazwi rwose n'ibindi biribwa hirya no hino ku isi. Ibyo bihugu bifite ubutaka bwera, bifite ahantu hashobora kwera ingano, bifite ahantu hashobora igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine nimwe bihugu biryoherezaga hirya no hino ingano nyinshi cyane. Ubwingano bivamo by'abantu barabizi, n'amafarini, abanyaburayi, n'abandi mu Banyafurika, ibihugu by'Abarabu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bose ku buryo ariyo source wenda y'ifarini umuntu yavuga. Hanyuma Ukraine yavuze ko muri Kanama uyu mwaka ibyoherezwaga hanze by'ingano byagabanutse cyane ugereranyije n'umwaka ushize, ubwo intambara bwo itari ikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Kiev yashyikirije ubutegetsi bwa Moscow igitekerezo ko impande zombi zahagarika ibitero mu mato y'abasivile mu nyanja y'umukara. Ibyo byose sinzi ko byabasha kuba byakwemerwa n'impande zombi zirwana, ariko kugeza n'ubu ngubu ntabwo amasezerano arabasha kuba yagerwaho. Ariko rero ikindi kintu cyo kwitondera, kuko bishobora kuba agace gato katangirirwamo ibiganiro by'amahoro n'ubwo impande zombi zaba ziteguye guhagarika intambara. Ariko iki ngiki ni ikintu abantu bakeneye kuganiraho mu buryo bwaguye.
utari mu buryo bwo gutangaza update ku makuru y'intambara cyangwa se ibindi bintu bya geopolitique n'ibindi. Icyiciro cya gatanu gisa nkaho ari nacyo cyane tugiye gusorezaho, abantu baribaza ati amaherezo y'iyi ntambara ni ayahe? Hano rero niho ikibazo gikomeye kiri. Ukraine ivuga ko ishaka amahoro ariko ikanga kwemera ko Uburusiya ihabwa ubutaka bwayo nk'igihembo cy'intambara war reparations, aho abantu bigaruriye bakahaguma. Hanyuma rero harimo ikintu Uburusiya busaba igihugu cya Ukraine ku butaka bw'uburasirazuba bwa Ukraine. Uburusiya buvuga ko bwamaze kuyigarurira ndetse na referendum muri kamarampaka zaratowe. Uburusiya buvuga ko ibice birimo Luhansk, Donetsk, Zaporozhye na Kherson, ibyo bice byose bigomba kuba iby'Uburusiya kuko muri referendum byaremejwe. Kuwa 11 Kanama mbona ukwezi kwa munani ndimo n'ubundi, President Zelensky yavuze ko yashyikirije abahuza b'Abanyamerika ibyifuzo bishya by'uko intambara yagana ku musozi cyangwa se yarangira. Hano rero ariko kugeza kuri ubu nta masezerano rusange yo guhagarika imirwano arabasha kugerwaho. Ibi bisobanuye ko rero buri ruhande rukomeje mu by'ukuri kugerageza kubanza kunoza aho ruhagaze ku rugamba mbere yuko rwajya mu biganiro bikomeye. Mu yandi magambo, buri ruhande rurashaka ko nirujya ku meza y'ibiganiro ruzaba rufite icyo rujyanye ku meza. Hanyuma mvuze umuhuza ese arihe kuri ubu? Amerika irajyana igihugu gikomeye cyane muri aya mahurizo. Uti gute? Ukraine n'ubu iracyakereye nubwo izikoresha intwaro z'Abanyamerika. Kuri ubu irazikoresha ariko hari izo igikeneye mu by'ukuri itarabasha kuba yabona. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo mu by'ukuri bashaka kubona uburyo intambara yarangira aho gukomeza kumara imyaka. Niyo mpamvu ubutegetsi bwa Washington ndetse na Perezida Donald Trump kuva yajya ku butegetsi we asa nkaho yabishyizemo ingufu ari kugerageza gukoresha n'ubundi buryo bubiri: gushyigikira Ukraine kugira ngo idatsindwa, ariko nanone gushyira igitutu ku mpande zombi kugira ngo zibashe kuba zagirana ibiganiro. Ikibazo rero ni uko Uburusiya na Ukraine bataremerera ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Icyo kintu rero ni ubutaka. Ubutaka nubwo nababwiye ziriya leta cyangwa se ziriya repubulika ubu ziri ku Burusiya nubwo bitemewe ku ruhando mpuzamahanga, ariko ikirimo gihari kimwe ni uko ubutaka batarabwemeranyaho kandi n'agace ka Crimea nako kakiri ingenzi. Uburusiya burashaka kugumana cyangwa kugenzura uduce bwafashe. Ukraine ikavuga ko ibyo byaba ari ukwemerera igihugu gikomeye gufata ubutaka bw'ikindi gihugu gikoresheje intambara kubera ko kikirusha ubushobozi. Aha rero ibiganiro bikomeje kugonganira. None se intambara izarangira ite? Icyo nacyo ni ikindi kibazo abantu bakwibaza. Iyi senero ya mbere ni intambara izakomeza, iyi niyo isa nkaho ishoboka cyane kandi mu gihe cya hafi. Uburusiya bugakomeza kugaba ibitero mu burasirazuba, Ukraine nayo igakomeza gukora ibitero byo kubasubiza inyuma ndetse no kurasa imbere mu Burusiya. Nta ruhande ruzatsinda burundu vuba aha, ariko abantu b'ibikorwa remezo bo bagakomeza kwangirika cyangwa se gupfa. Senero ya kabiri, cessez-le-feu cyangwa se guhagarika intambara. Impande zombi nazo zishobora kumvikana guhagarika imirwano ingabo zigeze, ariko ikibazo kigasigara ari iki mu buryo bweruye. Ubutaka Uburusiya bugenzura ubwo butaka buzaba Ugande, nicyo gishobora gutuma iyi cessez-le-feu yo kureba washobora kumara igihe kirekire kurusha undi. Uburusiya bwo buri kureba niba bushobora gukomeza gukoresha ubwinshi bw'abasirikare, misile ndetse n'ubushobozi bw'inganda. Iyi Ukraine nayo iri kureba niba ishobora gukomeza kurwanya Uburusiya, kuyitera ibihumbi no gukomeza kubona inkunga y'ibihugu by'Uburayi Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibintu bibiri dukwiye gukomeza gukurikirana ni ibi. Icya mbere, ese Ukraine izakomeza kwigarura ubutaka mu majyepfo n'uburasirazuba ibwisubize yirukana Abarusiya? Icya kabiri, ese ibiganiro biri kunyuzwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibiganiro bigendanye n'inyanja y'umukara bizabyara cessez-le-feu ya nyayo? Ibyo ngibyo ni ibintu byo kwibaza. Ibisubizo by'ibyo bibazo rero byombi bishobora kutwereka niba uyu mwaka 2026 uzaba umwaka intambara yarangiye cyangwa se ubwo tuzinjira muri 2027 Uburusiya na Ukraine bakiri ku rugamba. Reka rero mbashimire kuba twabanye muri iki kiganiro. Mu by'ukuri cyagaruka ku ntambara isa nkaho yibagiranye hirya no hino ku isi, intambara ikomeje guhanganisha igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine.
ubwo abo turi kumwe hano ku Isoko TV4 turakomeza kubashimira uruhare rwanyu mukomeza kugira mu iterambere ryacu. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi mukomeze mwibuke gukora subscribe, like, share na comment, ubundi turi kumwe mukomeze kugira ibihe byiza.